Ibandi ry'umwicanyi ruharwa, imana ya kokayine, El Patron cyangwa se Le Patron, shitani y'inzara ndende, The Magician, El Senor cyangwa se Le Seigneur. Ayo ni amwe mu mazina rubanda bitaga ikirangirire kabuhariwe. Pablo Escobar. Pablo Emilia Escobar yavukiye mu muryango w'abana barindwi, avuka ari uwa gatatu, babayeho ubuzima busanzwe. Ntiyigeze agira amahirwe yo kurangiza kaminuza, ariko ntibyamubujije kuba yarabaye umwe mu bakire ba mbere ku isi mu gihe cye. Urumva ufite amatsiko ku rugendo rwa Pablo kuva ku busa kurinda ageze ku bukungu bw'akataraboneka? Ndahari ngo nyakumare. Ubwo yari ingimbi, Pablo yagiye ahantu hakorerwaga amasanduku bashyinguragamo abantu, yiba ibyuma byakoreshwaga mu masanduku y'abakire, abihisha mu mucanga, afatwa agerageza kubigurisha mu nyubako. Ibi ntibyigeze bimuhira, yewe nta n'amahirwe yabigiriyemo. Yarahinduye atangira gucuruza diplome z'inkorano ku banyeshuri b'ibirara babaga barananiwe kurangiza amashuri yisumbuye na za kaminuza. Ubundi uburara bwa Pablo, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, yabitangiye ubwo yahuraga n'itsinda ry'amabandi. Abasore bibaga imodoka bakazihindurira ibiziranga bakazisubiza ku isoko. Bacuruzaga forode z'amatabi yakoreshwaga cyane mu gihe cy'ubukonje muri Colombia. Bagurishaga impapuro z'impimbano ku bashaka kujya muri Amerika, ndetse bakagurisha amatike y'indege atabaho. Pablo yaje kwirundurira mu gucuruza ibiyobyabwenge, agira n'amahirwe biramuhira cyane, ku buryo guhera mu mwaka w'1974 yashoboraga gucuruza kokayine iguze miliyoni 420 z'amadolari y'Amerika mu minsi 7 gusa. Ku munsi umwe yacuruzaga toni 15 z'urumogi na kokayine, byatumye mu 1989 ashyirwa ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abaherwe ku isi. Nyuma y'imyaka 2 gusa, Pablo yashyizwe ku mwanya wa mbere w'abatunze umurengera ku isi. Nubwo gucuruza ibiyobyabwenge ubwabyo ari icyaha gikurikiranwa ku isi yose, Pablo we yanicaga uwo ari we wese umwitambitse bakamugira mu nzira. Ibi byatumye Pablo ahigishwa uruhindu. Umunsi umwe abambari ba Pablo baguye muri ambushi ingabo za Colombia muri hoteli Intercontinental. Ingabo za Colombia zagoze iyi hoteli, nuko umwe mu bagore bari muri iyo hoteli aburira aya mabandi. Habira imirwano ikomeye cyane, Pablo yohereza akajugujugu acikana abasore be. Pablo yari afite itsinda ry'abicanyi yari yaratoje, abaha amabwiriza yo kujya bambara ibikweto binini bya putine no kwambara amakobo yabarekuye. Ubwe niwe wikoresherezaga imyitozo aba basirikare. Colombia ni igihugu kigizwe n'amashyamba. Abaturage bari basanzwe bihingiramo igihingwa cya koka kivamo kokayine, ariko byari byo bihingiraga ubwabo cyangwa se bakabigurisha hafi aho muri karitsiye. Pablo ubwo yazaga yahinduye imyumvire y'abaturage, ababwira ko muri iryo shyamba babona harimo ubutunzi bwinshi bw'akataraboneka. Uyu Pablo yashyize inganda za kokayine mu ishyamba, nuko ibihugu byose biramuyoboka, aba ikigirwamana cya kokayine ku isi, kuko hejuru ya 70% ya kokayine yacuruzwaga ku isi yari iya Pablo Escobar. Pablo yari yaraharuye inzira z'ibiyobyabwenge bye, haba mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Yanatangaga ruswa ku buryo ntawashoboraga gukora ku mari ye yabaga irinzwe cyane. Si ibyo gusa kandi, yanasoreshaga abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Uwasoraga wese yamufashaga gutambutsa ibiyobyabwenge bye nta mupolisi umwitambitse, kandi yabaga yizeye ko nta muntu n'umwe ushobora kuzamwica. Gusa ariko iyo wamwimaga umusoro waricwaga. Biragoye kumenya abantu bishwe na Pablo ubwo bamwitambikaga, ariko inzego z'umutekano zigenekereje zivuga ko mu myaka y'1990 yari amaze guhitana abantu barenga 10,000 akoresheje amasasu. Kuri Noheli 1989, El Patron cyangwa se Pablo yakoze ikintu kitazibagirana mu mateka ya Colombia. Hari hashize igihe kirekire inzego z'umutekano zibasira abasore be. Muri iri joro rya Noheli, ikamyo 2 za Pablo zarafashwe. Biba nko gukoza agati mu ntozi, yiyemeza kurwanya uwo ari we wese ubifitemo uruhare, ku buryo n'umunyamabanga wihariye w'ubutasi yapfuye. Pablo yateye urutambi ku nzu y'ubutasi bwa Colombia, irasatagurika,
ndetse agaba ibitero no ku zindi nyubako za leta. Yavugaga ko bibaye ngombwa yahindura ubutegetsi bwose harimo na perezida. Uyu munsi abantu bapfuye nabi cyane, mbese ryari ijoro ry'umuborogo. Ibice by'imibiri y'abasirikare byari byuzuye ahantu henshi hatandukanye. Kuva uyu munsi Pablo yahise aburirwa irengero. Miliyoni 2,700,000 by'amadolari y'Amerika byashyizweho nk'igihembo ku muntu uzatunga agatoki aho Pablo yari abaye umwanzi wa rubanda. Pablo yaragiye yubaka ubuvumo mu ishyamba rwagati, ashyiramo ibikoresho byose nkenerwa, ubundi ahagotesha abasirikare. Umunsi umwe yigeze kwemerera televiziyo y'Abafaransa kumusura muri ubwo buvumo, ayemerera kuyiganiriza. Ababwira ko ikibazo nyamukuru atari kokayine, ko ahubwo ari uko Amerika ibabaza ko atari yo yicunga. Nubwo yari ari mu buvumo, Pablo yakomeje ubucuruzi bwe bw'ibiyobyabwenge, akajya agemura nibura ibiro 300 bya kokayine buri munsi bijya muri Amerika. Ubutabera bwa Amerika bwakomeje kumuhiga, yabwagagaho ibitero byinshi na Amerika kugeza ubwo yihamagariye leta Colombia ayisaba ko yamuha amafaranga menshi, ubundi ikamwifungira, ikabwira Amerika ko yamufunze. Ubundi bijyanye n'ifunga rye nabyo urebye neza bisa nkaho yari yarabiteguye, kuko mu 1991 we ubwe yisabiye ko hakubakwa gereza y'akataraboneka. Urebye ntiyari gereza kuri we, ahubwo ari hoteli ikomeye cyane. Nuko La Cathedrale yubatswe uko Pablo yabishakaga, yuzura imutwaye amafaranga arenga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, yishyurwa nawe ubwe. Iyi gereza yabagamo ubwogero bw'agatangaza, za pisine, ibyumba by'utubyiniro, ibyanya byo kororeramo inyamaswa, ibyumba byiza bibereye amaso, ibibuga by'imipira n'ibindi. Inzoga zinjizwagamo uko bashatse ndetse n'abahanzi bakomeye, ku buryo ino gereza yaje no guhabwa izina rya Pablo Hotel. Abantu ntibumvaga ukuntu umuntu yaba abayeho gutyo yitwa ko afunze. Icyumba cya VIP Pablo yiberagamo niho yafatiraga ibyemezo bijyanye n'iby'ubucuruzi bwe. Ibintu byose yabaga bireba neza kuri za kamera. Yari afite indege imuzanira abakobwa beza batoranyijwe, yari afite ukwishyura ukizana nubwo yari afunzwe. Umunsi umwe yateguye ibirori azanamo abakobwa 50 beza koko. Ibirori birangiye 49 bose arabica. Amerika imaze kumenya uburyo Pablo afunzwemo, nako niwe wari warifunze, yahise isaba ko yakwimurwa agafungirwa mu magereza asanzwe. Nyuma we n'ibyegera bye baratoroka, Pablo yongera kuburirwa irengero. Nyuma Amerika yaje kohereza indege yumviriza amajwi ari kure cyane mu misozi, hagamijwe gufata iri bandi Pablo. Inzego z'ibanga zaje kumwumviriza kuri telefone ngo buri munsi nimugoroba bavuganaga n'umuhungu we, ariko byari bigoye kumenya neza ahantu yari ari kuko yahoraga yimuka. Yamaze andi mezi 8 yaraburiwe irengero, noneho umutwe ushyirwaho miliyari y'amadolari y'Amerika ku muntu wese uzafata Pablo. Pablo yafashije abantu benshi bakennye, yubaka ibitaro byinshi abyegurira leta, yubaka amashuri atandukanye ndetse na za gereza zikomeye muri Colombia, yubatse kandi imisigiti n'insengero abyegurira amadini. Pablo kandi yakundaga umuryango we, rimwe ngo umukobwa we yigeze gukonja ubwo bari mu buvumo, maze Pablo atwika miliyoni 250 z'amadolari kugira ngo umukobwa we ashyuhe. Pablo yishwe n'amasasu bamurashe bikozwe n'inzego z'ubutasi bwa Colombia ku bufatanye na Amerika. Imitungo imwe yasize yafatiriwe na leta, indi yigarurirwa n'amabandi bakoranaga. Ibi byaje kuviramo umuryango wa Pablo gukena. Pablo yakinweho filime zirenga 10 zagurishijwe akayabo kuri Netflix. Iyi yari Connect with Us, mwari kumwe na Jojo, naho ubutaha.